uhagaze ku murongo w'imbere niba ari amaso y'ubusaza rebera ubwire ndabona nta ariko bambaye neza. Icyo nicyo cya mbere. baratera intambwe nk'abafite. Icya kabiri barigendera kuri gahunda. Icya gatatu wagira ngo ni abajiya kuko nibo abantu bakurikiza gahunda. Biriya byitanga ibyo bari gukora. Biriya ntabwo bitera kuriya byitwa gukimbagira. Ni ugukimbagira kw'abageni. Reba sha. Ntangiye kureba. Hari abantu ntangiye kubona. Ngiye kuguha ikizamini. Bwira abantu babiri wabonye ku murongo wa mbere. Nuko nsanzwe mbazi ariko ndabazi. Ni Munyaneza Theoneste na Uwizeye Emerte. Amashyi menshi ku bantu bari kwinjira. Haleluya. Turatabaje mana ngo uduhindure izina ryawe nirigatuke mu bapagani ubwacu ibendera ryawe risamurwe mu mibereho yacu ya buri munsi ni wowe wo kudushoboza. Kesho umutima unshinja ibyaha nakoze kera umva sindabibabarirwa nkibaza nti ubu si satani ariko burya n'umwuka wawe uba wongera kundehereza imbabazi ugirira abanyabyaha bamaze kumenya ubuntu bwabo burya umwana w'ikirara nta bihe byiza yagize ibyo yagiriye mu ngurube ubwo nibwo yitekereje agasanga yarahemutse rwose akisubiramo agasanga nta keza yigeze. Birashoboka ko iryo jwi numva ryaba ari irya nyuma rwose cyakane umuburo wawe unkoreho. Turatabaje mana ngo uduhindure izina ryawe nirigatuke mu bapagani ubwacu ibendera ryawe risamurwe mu mibereho yacu ya buri munsi ni wowe wo kudushoboza. Turatabaje mana we turatabaje mana ngo uduhindure izina ryawe nirigatuke mu bapagani ubwacu ibendera ryawe risamurwe mu mibereho yacu ya buri munsi ni wowe wo kudushoboza. Turirimbane. Reka mana we ntabwo nzongera mbabarira Haleluya. Muri kuryoherwa? Numva ibyuma bitarazamo. Reka dukoreshe amajwi yacu, sibyo? Ntabwo ivuga neza. Umutekinisiye yongereye mikrofone mfite. Umunyago atsinzwe haleluya umuraba atashye amen umuntu mw'ijuru izavuga abamarayika bazaririmba mbega indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye uwo munsi hazacurangwa inanga hategwa imyaka ibihumbi impanuka izaririmba ye baba we ndawukumbuye hehehe ndawukumbuye biri kuvuga
umunyago atsinzwe haleluya umurango atashye amen impundu mw'ijuru zizavuga abamarayika bazaririmba mbega indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye uwo munsi hazacuranga inanga ziterwa imyaka ibihumbi imana ubwayo izaririmba ye baba we ndawukumbuye hehehe ndawukumbuye nabitekereza simbishyikire nasoma mu bitabo singerwa hano nge ngo mbashe kubyumva neza iby'ukuntu ibibaba rizashira ibiragi nipfa amatwi bikaririma impumyi n'ibirori bagasimbuka abahitamye imigongo bakeguka abakecuru bagakira rubaga impande wehe n'imitwaro n'umuti bagenzi uwo munsi izakira umunyago atsinzwe haleluya umurango atashye amen impundu mw'ijuru zizavuga abamarayika bazaririmba mbega indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye uwo munsi hazacurangwa inanga ziterwa imyaka ibihumbi imana ubwayo izaririmba ye baba we ndawukumbuye hehehe ndawukumbuye tekereza nawe uwo munezera amazina mahimbana kuyo abitimbuza uwahinduwe abatwa ku bindecyo bagakura inyendaro n'imfubyi babonye se ntabwo zizahozwa amarira tuzasa na Yesu turebe nkawe dukure tuzi ku kigero cya Adamu umva ko imbara zisimbuka uwo munsi bajye tuzazihiga umunyago atsinzwe haleluya umurango atashye amen impundu mw'ijuru zizavuga abamarayika bazaririmba mbega indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye uwo munsi hazacurangwa inanga ziterwa imyaka ibihumbi imana ubwayo izaririmba ye baba we ndawukumbuye hehehe ndawukumbuye umunyago atsinzwe haleluya umurango atashye amen impundu mw'ijuru zizavuga abamarayika bazaririmba mbega indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye uwo munsi hazacurangwa inanga ziterwa imyaka ibihumbi imana ubwayo izaririmba ye baba we ndawukumbuye hehehe ndawukumbuye umunyago atsinzwe haleluya umurango atashye amen impundu mw'ijuru zizavuga abamarayika bazaririmba mbega indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye uwo munsi hazacurangwa inanga ziterwa imyaka ibihumbi imana ubwayo izaririmba ye baba we ndawukumbuye hehehe ndawukumbuye Zingoni naona zabyamamaza yanguye mu byahabe namusingizite naho yanguye ntihabi abariyo baramuvuza zahora ndirimbazi z'urukundo rwe yanuze inkoni naona zabyamamaza yanguye mu byahabe namusingizite naho yanguye ntihabi abariyo baramuvuza zahora ndirimbazi z'urukundo rwe hari umunsi bikabije n'ay'amajoro menshi ni mu kabari w'inzoga utubyiniro byera umwami Yesu avuzeho numva ukuboko kwe ni kwiza ndatega nk'abangaba hose nzaririmba urukundo rwe yanuze inkoni naona zabyamamaza yanguye mu byahabe namusingizite naho yanguye ntihabi abariyo baramuvuza zahora ndirimbazi z'urukundo rwe yanuze inkoni naona zabyamamaza yanguye mu byahabe namusingizite naho yanguye ntihabi abariyo baramuvuza zahora ndirimbazi z'urukundo rwe
namusingizibye ngaho yankuye irabi abariyo barabokoza zahora ndirimba z'urukundo Yesu yantunze inkoni ngaho naza byamamaza yankuye mu byaha pe namusingizibye ngaho yankuye irabi abariyo barabokoza zahora ndirimba z'urukundo rwe. Haleluya. Umva tuti ngugira inama aracyateza ibiganza yumvijwe ry'uyu munsi ntiwinangire oya usaba gukoreho dore ukuboko kwe ni kwiza reka gukabakabe hose ntandari muza kwicuza naho ntaza byamamaza yankuye mu byaha pe namusingizibye ngaho yankuye ntihari abariho barabokoza zahora ndirimba turirimba twenyine Yesu yantunze inkoni ngaho ntaza byamamaza yankuye mu byaha pe namusingizibye ngaho yankuye ntihari abariho barabokoza zahora ndirimba z'urukundo rwe. Haleluya. Umuntu utazaba mu ijuru azaba agize igihombo gikomeye. Bundi bushya bundi bushasha mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami kundembe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo kundembe bundi bushya mwami wanjye. igihe kibaye kinini duhiga imigo abenshi muri twarukugarukira mwami we ukomeze cyane abesheje iyo mihigo abawushije intego warime bundi bushya mwami wanjye bundi bushya mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami kundembe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo kundembe bundi bushya mwami wanjye bundi bushya mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami kundembe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo kundembe bundi bushya mwami wanjye. iyo ntekereje urukundo nkunze arugereranya n'uburyo nkugomera Yesu umutima wanjye uratsindwa nkumva ndakwiye ariko uyu munsi ndaje kugira mushya n'ibisengesho byanjye nawe bundi bushya mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami kundembe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo kundembe bundi bushya
bushya mwami wanjye bundi bushyashya mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami undebe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo undebe bundi bushya mwami wanjye ibiruro byinshi uri kuyumve ababwiriza abari obesa wehe imitima yacu ikinangirika kuba kure imibiri yacu igakora ibidakwiye mwami tureme bundi bushya mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami undebe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo undebe bundi bushya mwami wanjye bundi bushyashya mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami undebe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo undebe bundi bushya mwami wanjye ndashaka kuvugurura amasezerano nkagukurikira ndakeba namba mwami Yesu nubwo satani arushaho kuzatira n'umwuka wera nzi yuko ari kumwe nanjye wabashishe kuremwa bundi bushya mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami undebe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo undebe bundi bushya turirimane cyane bundi bushyashya mwami wanjye natsinzwe manitse amaboko mwami undebe bundi bushya imigambi yawe kuri njye niba akamenyero ahubwo undebe bundi bushya mwami wanjye Haleluya. Haleluya. Eka Uwiteka atureme bundi bushya. Imana ihe umugisha abaririmbyi bose batubwirije guhera mu gitondo. Nagira ngo turebe no mu ijambo ry'Imana mu minota mikeya dufite kugira ngo dukomeze gahunda kandi twumve indirimbo nk'uko zateganijwe uyu munsi. Nagira ngo turebe ijambo ritubwira ngo ukwiriye kongera ukaririmba, ukwiriye kongera ukaririmba, ukwiriye kugumya ukaririmba. Abahanga bararebye baritegereza basanga indirimbo ari ikintu gikomeye cyane, kuko indirimbo zirimo umuti. Umwe mu miti basanze indirimbo zishobora gutanga, basanze indirimbo zishobora kuvura abantu cyane cyane ibibazo byatewe nuko abantu batekereje cyane cyangwa se nuko abantu bananiwe. Ndetse Bibiliya yo yigeze gutanga umuti, yigeze kwerekana yuko
indirimbo zirimo umuti w'imyuka mibi. Iyo tugiye mu rwa mbere rwa Samweli mu gice cya 16 tuhasanga umwami Sawuli. Uyu mwami w'Abisirayeli ari nawe umwami wa mbere Abisirayeli bari bagize, yigeze kugira ikibazo, umwuka w'Imana ngo yari yamuvuyeho. Iyo umwuka w'Imana yakuvuyeho rero imyuka mibi iragutera, maze Sawuli akajya aterwa n'imyuka mibi, akarota nabi, agatekereza nabi, agakora nabi. Maze abajyanama be baza kureba mu miti yose bashoboraga guha Sawuli, basanga umuti umwe wari ukwiriye ari umuti w'indirimbo no gucuranga. Maze bareba mu Bisirayeli bose baravuga bati, ni mumushakire umuntu ushobora kuza agacuranga akaririmba, iyi myuka mibi ikagenda. Mu Isirayeli yose batoranya umusore witwaga Dawidi, nuko bamujyana ibwami. Dawidi akajya aririmba agacuranga, imyuka mibi yateraga Sawuli igahunga. Imana yacu ishimwe kuko yaduhaye umuti tutagomba kujya kugura mu mafarumasi, umuti tudatangaho amafaranga, ahubwo umuti twifitemo. Imana ifashe abaririmbyi bose kubw'umuti baduha, kandi kubw'umuti nabo biha kugira ngo babashe gusabana n'Imana. Igihe kimwe Abisirayeli bahagaritse kuririmba, maze mu gihe bari baranyazwe bari i Babuloni bahagarika kuririmba. Impamvu yabahagaritse kuririmba ntabwo ari impamvu nyayo, ntabwo ari impamvu iriyo, kuko iyo tugiye muri Zaburi 137 tuhasanga amagambo ari ku murongo wa mbere atubwira ngo, twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Isiyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu. Abisirayeli igihe cyarageze bagira agahinda, maze bareka kuririmba. Aka gahinda kari gakomeye cyane, kabujije abaririmbyi kuririmba, maze bamanika inanga zabo, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu, abatunyaze badushakagaho ibyishimo, bati nimutiririmbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Ababajyanyeho iminyago, aba banyebabuloni, nabo bari barumvise amateka y'indirimbo z'i Siyoni, bari barumvise amateka y'abaririmbyi b'Abisirayeli, maze baravuga bati, reka hari dusange Abisirayeli bibwiye yuko mu gusanga abantu b'Imana bashobora kuhabona umuti. Kandi uko niko bigenda no muri iki gihe, abantu b'Imana bafite umuti. Abantu b'isi nibagusanga bakagusaba umuti, uzabaho umuti, kuko mu Isirayeli hari Imana, mu itorero ry'Imana hari umuti uvura abanyamahanga, hari umuti uvura abihebye, hari umuti uvura abatazi Imana. Igihe rero Abisirayeli bari basabwe gutanga uyu muti, barawimanye. Ntabwo bikwiriye kuba ku bana b'Imana ubu ngubu, ntabwo bikwiriye kuba mu itorero ry'Imana, ahubwo itorero ry'Imana rikwiriye guhora ryiteguye kuvura isi, kuko iyi si irimo iracuragana, isi irimo irakozwa hirya no hino. Abana b'Imana dukwiriye kuba dufite umuti uvura isi ya none. Maze barabasubiza bati, twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Haleluya! Abantu b'Imana ntabwo bakwiriye kwanga kuririmbira Imana yabo mu mahanga. Ntabwo abantu b'Imana bakwiriye guceceka ngo bareke kuvuga ubutumwa mu mahanga. Hatuzengurutse hari ibibazo, kandi ibyo bibazo nitwe dufite umuti. Imana yashyize umuti mu itorero ryayo. Iyo tugiye mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, tubona impamvu Abisirayeli bari
bagiraga urwitwazo yo kutaririmba. Ku murongo wa 3 haratubwira ngo abayuda bajyanywe ari imbohe babitewe n'akarengane n'uburetwa bwinshi bikabije. Batuye mu banyamahanga, nta buruhukiro bahabonye. Ababarenganya bose babafashe bageze mu gakubiro. Inzira z'i Siyoni ziraboroga, kandi ari ntawukiza mu materaniro yera. Amagambo yose yaho yose, amarembo yose yaho yose ni amatongo. Abatambyi baho barasuhuza umutima. Ibi byari byarabaye ku Bisirayeli, maze bibatera kwiheba, bibatera gusubira inyuma, bibatera kwanga umurimo wabo n'inshingano Imana yari yarabahaye yo kubwiriza amahanga. Maze abanyamahanga babasanga bakababwira bati, ngaho nimutubwire indirimbo, nimuturirimbire kuri za ndirimbo z'iwanyu, nimuduhe ku byishimo namwe mukura ku Mana yanyu. Abisirayeli bari barataye ibyishimo, bari barabuze ibyiringiro. Nyamara kandi ntabwo dukwiriye kubura ibyiringiro, ahubwo dukwiriye kugumya kwiringira Imana, kuko Imana yacu no mu makuba, no mu byago, no mu bibazo nk'ibyo tumazemo iminsi, Imana yacu irakora kandi ibihari. Abari baho bafite umubabaro, naho ubwaho hafite ishavu. Reka nshimire Imana yuko nubwo amatorero yacu amwe n'amwe afunze, ariko abantu b'Imana bakigana urusengero rwayo. Batubwiye ko hano hari amatorero ahazengurutse, amatorero y'Ingoma, amatorero ya Cyarwa n'ahandi. Abo bose turashima Imana yuko bari hano, bakaba baje gushima Imana yabo. Ntabwo rero Abisirayeli cyangwa se Abisirayeli b'ubungubu cyangwa se itorero ry'Imana ntabwo rikwiriye guheranwa n'ibibazo ririmo ubungubu, ahubwo abana b'Imana bakwiriye guterana. Abana b'Imana bakwiriye kujya bavuga iby'Imana yabakoreye, bagashima Imana, maze abanyamahanga nabo bakumviraho. Iyo turebye indirimbo twaririmbye, indirimbo y'155, ni indirimbo itubwira ngo aho nzahamagarwa hose, ari no mu misozi cyangwa ku rugamba rukaze, mubyeyi nunkenera ukambwiza ijwi ryawe ritoya, ukanyuza inzira ntazi, nzakwishyira mu maboko, mvuge nti nzajya mushakira hose. Reka dushime Imana yuko abaririmbyi ba korari Tugikanani, Abagikanani, reka dushime yuko urugendo rw'imyaka 27 barumaze bakorera Imana, kandi Imana yabahamagaye bakaba baremeye kuyitaba. Rero Imana yacu dukwiriye kwemera kuyikorera, kandi tukemera kugenda aho izadutuma hose, kugira ngo tubwirize ubutumwa, maze duhabure ab'isi bafite ibibazo, bari mu isi ikozwa hirya no hino, maze abo bose bakagarukira Imana, kugira ngo dutebutse kugaruka ku Mwami wacu. Nzajya nshakira hose Mwami, mu misozi no mu bibaya, nzavuga ibyo ushaka ko mvuga Mwami, kandi nzaba nk'uko ushaka. Dukwiriye guharanira kuba uko Imana yacu ishaka, kuko nibyo bidukwiriye. Imana yacu irifuza kuduhindura, Imana yacu irifuza gukuza ubumana muri twebwe, kandi irifuza guhindura imico y'ibyananiranye muri twebwe, kugira ngo turusheho kwitegura kugaruka kwa Yesu, maze Yesu Kristo nagaruka azatwambike amakamba atangirika. Reka Imana itugirire neza muri uno mugoroba, kandi ubwo twateraniye ahangaha kugira ngo twumve ijambo ryayo, ndetse dufashe n'abandi batari bamenya iryo jambo, kugira ngo twese duhinduke mu mico yacu, kandi twitegure kugaruka kwa Yesu. Reka Imana ibibashishe buri wese mu izina rya Yesu, amen. Reka turase ku ntego. Uyu munsi
hari igitaramo cya korale abagikanani, umuryango mugari w'iyo korale barizihiza imyaka myinshi bamaze bakora umurimo w'Imana. Ngiye gutanga ikizamini, niba muri kuntega amatwi abantu bari hano. Arakoze cyane. Nkurikije message ariho aduha, reka turebe abantu bari hano kandi biteguye gukurikira iki gice cya kabiri. Barahari? Niba bahari rero ndabona abantu, hari abantu ariko bari hariya. Hari icyo nabonye, ndavuga uriya protocol uri hariya. Hari icyo nabonye ariko reka ntange ikizamini. Abantu bari hano bavutse mu mwaka w'1997 mu 1997 hari abavutse icyo gihe muri 97. Abari hano bose bavutse mu 2000 mbere cyangwa nyuma. Twagiye, reka tusabe sonorisation bakora igisabwa. Ikibazo cya mbere, icya kabiri, abagikanani family choir bagiye kwizihiza yubiri y'imyaka ingahe bamaze mu murimo? 27. Turifatanya nabo, bari he? Turabana nabo. Ibyo ari byo byose nitureba hano dushobora kubabona. Nitureba hano kandi izo sonorisation n'abari kubikora neza tukareba, muri kubona bari abantu bari hariya, ariko kandi aho bagomba guturuka turababona. Ariko twebwe turareba hano uko byagenda. Ntegereje, urumva MC agomba kureba imbere. Ndasaba sonorisation, muzamure volume. Ariko bari bambaye neza, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri barigendera kuri gahunda. Icya gatatu wagira ngo ni abajiya, kuko nibo abantu bakurikiza gahunda. Mu gukimbagira kw'abageni. Ntangiye kureba, hari abantu ntangiye kubona. Ngiye kuguha ikizamini. Bwira abantu babiri wabonye ku murongo wa mbere. Nuko nsanzwe mbazi, ariko ndabazi. Ni Munyaneza Theoneste na Uwizeye Emerte. Amashyi menshi ku bantu bari kwinjira. Haleluya! Ako ko mutishimye. Amashyi menshi cyane rwose niba mubishimye. Bantu ba hejuru murebe hasi uko byifashe. Ariko murebe intambwe nziza rwose. Hanyuma abafite kamera namwe umwe ku wundi agenda abaha inzira. Bishimiye korale abagikanani bari kwinjira mu ntambwe nziza, batambuka nk'ababyeyi, nk'abantu bakuru. Baragiye kunyura ahangaha ibumoso bwabo, bakomeze baze imbere. Mwabahaye amashyi ariko. Haleluya! Ayo mashyi tuyijyanire. Ayo mashyi muyijyanire. Murakoze cyane. Ariko wambaye neza we. Ndasaba izindi korali zose zisigaye kugira ngo zijye mu mujya nk'uwo abagikanani barimo. Baratambuka neza. Ariko uyu mwana wamubonye? Namubonye, umusore. Nawe ni umugikanani. Uyu nguyu ni umugikanani. Uyu ni umugikanani. Ni umugikanani. Nabonye umuririmbyi nzi muri korali witwa Esiteri. Tumwita Esiteri. Cyebuka umurebe. Nabonye Esiteri. Ni umugikanani nawe. Uyu nawe ni umugikanani. Uza hano perezida ajya abahagaze. Barasa neza, barakeye. Bakomeza bakimbagira. Ni ukuri. Ariko perezida we azaduhagarara imbere. Harakomeza. Nawe urabyumva. Batambuke afungire. Nk'uko ari inyuma. Ariko ubundi mperuka samfire zarabaga nk'eshatu. Oya nta kibazo, izi ziraba zirikemura. None zabaye ebyiri. Izi ziragikemura. Nyakubahwa perezida hagarara hano hagati yacu. Hano hagati yacu. Hagarara. Reka dusabe abo muri kabine boroshye umuziki. Abo muri sonorisation boroshye umuziki. Maze dusabe abagize umuryango mugari wa korali abagikanani bageze hano, niba nabo bishimiye basanzwe barambura amaboko basohoza bari mu iteraniro. Tubakire n'amashyi menshi natwe.
nyakubahwa perezida mu izina ry'umuryango w'abagikanani ndabona ku maso nkabona ku munwa nkabona ahantu hose harimo ibintu byo kunezerwa. Ibyo tubona ni ukuri. Burya akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ese ku mutima hari iki? Ibyishimo mwabonye mu maso yacu abagikanani ni nabyo byishimo birimo. Murashimira Imana. Turashima Imana cyane. Raranganya amaso rero abantu bari imbere yayo. Nababonye. Gira ijambo wabwira. Bantu muteraniye muri uru rusengero rwa kaminuza muri imfura. Mwishimire ko muri imfura nshuti zanjye. Perezida witwa nde? Ndi Nsabimana Jean de Dieu. Nyakubahwa Nsabimana Jean de Dieu nka perezida w'abagikanani uyu munsi mwawikereye mwambaye neza murasa neza muteye intambwe nziza mwaduhaye ubutumire ko uyu munsi hari igitaramo mwateguye. Yego. Icyo gitaramo kigamije iki? Ntekereza ko icyo kibazo ubundi ntabwo wagombye kuba ukimbajije ariko ntekereza ko ukibajije nkana kuko n'uriya mwana mbona ari kuzamuka hariya yahoze abimbwira. Nabonye rero umwana muto abimbwiye ndavuga ati buriya n'inyoni n'ibiti nabyo byabimenye. Ariko muri make murabizi twarabatumiye buri wese twagiye tumugezaho invitation mu buryo butandukanye kandi nkuko nabitangiye mbabwira ati muri imfura turabashimiye twebwe nk'abagikanani ko mwabashije kwitabira ubutumire bwacu. Rero mvunaguye ubutumire bwacu gahunda y'uyu munsi intego yayo nyamukuru nta yindi niyo kwizihiza isabukuru nziza y'imyaka nayo nyivuge se reka bayivugire icyarimwe y'imyaka 27. Imyaka 27 habaye iki? Mu myaka 27 rwari urugendo rugufi ariko nanone rurerure cyane. Ni rugufi wenda ku bari bariho icyo gihe. Iyo mvuze ngo imyaka 27 tuvuze ejo bundi se muri 97. 1997 niba numvise neza nibwo korara abagikanani family choir yavuye. Yego. Uyu munsi murizihiza imyaka 27. Isabukuru nziza. Murakoze cyane. Isabukuru nziza. Hari ibyo mwakoze. Yego. Hari ibyo mwagezeho. Yego. Murashimira Imana se gusa cyane. Nta nabandi bantu mushimira. Reka turebe. Narimvuze nti ni urugendo rugufi ariko nanone rurerure. Iyo mvuze imyaka 27 ndabona hano hari abajene batarayigeramo. Abo ngabo barumva ari rurerure cyane. Ariko twebwe twariho icyo gihe tukabona ukuntu tugenda dukura twabonye ari bigufiye. Muri urwo rugendo twakoze ibintu byinshi bitandukanye. Muri ibyo ngibyo ntabwo ndibuze kuvuga ngo twakoze ibitaramo, twasuye amatorero atandukanye, twagiye muri field zitandukanye, twarashyingije, yewe twanakiriye n'abageni. Ntabwo ibyo ngibyo ndibuze kubivuga. Ahubwo twakoze umurimo w'Imana tuvuye ruhande, duhimba indirimbo turazisakaza hirya no hino mu nshuti zacu, ariko by'umwihariko twakoze n'indirimbo z'amajwi. Ubu ngubu muri uyu munsi mukuru w'isabukuru y'imyaka 27 turaza kuba tunabamurikira mu by'ukuri na volume ya 2 y'indirimbo z'amajwi. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi turaza no kubabwira aho mushobora ahantu hatandukanye mushobora kuzisanga. Yego. Ubwo rero dufite mu by'ukuri mu rugendo rwacu dufite indirimbo zisaga 700 twabashije kwihimbira ndetse no kuririmba. 700. Nibyo rwose. Muri izo ndirimbo 700 zimwe ziri mu mitwe y'abaririmbyi, izindi ziri mu bitabo, izindi ziri mu bitabo bya korari, izindi volume ya mbere iri kuri internet kuri YouTube abantu bashobora kugenda rwose bakareba. Kanya muraturangira yego nibyo ndibuze kuvuga aho ngaho. Iyo ni volume ya mbere, iyi volume ya 2 yo twanayibazaniye ndetse
si ibyo gusa hari n'indirimbo z'amashusho zigaragara kuri YouTube ziriho volume ya mbere nazo zirahari ibyo ni ibintu byakozwe tutari buze kugarukaho dushimiye Imana ibabashije kugera mu byo mwagezeho ariko kandi nta no gushidikanya nkurikije uko muhagaze nkurikije n'uko muri muzajya no kuri byinshi Sylvain ko numva bafite indirimbo 700 nimba numvise neza ni 700 ni 200 zisaga 700 baduhayemo badushiriyeho ndahitamo mbere hano abandi bigira inyuma gake ariko ntimukagire namwe amatsiko rero namwe muragira ati abantu turahari reka mu gihe bari gutunganya ibyuma nabo bari kubyumva yego ariko mu by'ukuri indirimbo zo ni nyinshi kandi ntekereza ko nimwaramuka munze kumpa n'akanya gatoya ndaza no kubabwira n'indi mishinga dufite yego murakoze barakoze kuba bagiye kuduha iyo ndirimbo yego kandi n'umwanya we urahari ndetse n'abantu bafite 27 muri korali nabo barahari muhagarara nashaka bumwe ariko aza tumubone katurebe umusaza umugaragu araza kuba ari hafi birumvikana nawe ni nkaho yaje twakoranye urugendo rurerure cyane nawe ari muri 27 ni inshuti yacu yaradutoje cyane mu bagikanani aba ari hafi n'abandi kandi bari muri korali namwe ngaho nimwe muri kubwirwa 27 umuntu uzi ko amaze imyaka 27 naze hano imbere indirimbo ivuga kuri jubiri ku buhanga bw'ibyuma nizere ko mwamaze kubitunganya muzehe mugaragu tambuka 27 ariko bari kutinda muzehe mugaragu namubonye atambuke mu muhamashi imyaka 20 ubahere mikoro abafata mikoro bahere mikoro aho ngaho na Esther wamubonye ko nawe arimo Esther na papa Kesa muri make ni papa Kwizera mama Kwizera Esther mugaragu bane gusa abangaba nibo basaza bakorari mu bahamashi menshi cyane ese murabona aba bantu batarakoze umurimo tambuka mwakire ni karibu rwose ni muzehe mugaragu Jean Baptiste turabishimiye mbega binejeje ngira ngo murabona ko binejeje tugiye kubaha umwanya wabo barimba indirimbo murayiririmba imwe muhagaze aho mwe murayiririmba mwebwe niho muhagarara abandi bahagarara aho bari muririmba iyo ndirimbo dutanga umwanya reka tuwutange Guru
waduhaye umugisha wo kukubera abakozi none turizihiza imyaka yose tumaze udukoresha uyu murimo wawe ni kubw'ineza yawe singizwa himbazwa hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye hariyo abavandimwe twatangiranye uyu murimo yemwe bagikanabi mwese aho muri hose tuzamuri cyubahiro dusingize uwiteka ame ame singizwa mwami w'isi n'ijuru waduhaye umugisha wo kukubera abakozi dukomere shukuri no mu gihe cy'intege nke tuzagere ku munsi wo kubona ibihembo waduteguriye amena Yes, 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 yes. Sylvain, Jado, nako perezida, karame iyo mikoro ya perezida nyakubahwa perezida uyikoreshe, arakoresha ifite, ariko ntimuze kugenda reka mbitabe n'amaguru karibu n'amaguru, ihangane gato umuyobozi dufatanije yego, ngira amatsiko menshi ugiye kubaza, ndabizi ko ugiye kubaza, cyane biroroshye ariko abantu bari aha bashobora kuba bafite amatsiko ameze nk'ayo mfite. Iyi korale imaze imyaka 27 babitangarije, tubashije kubona ababyeyi bona abasaza n'abakecuru yego, bagere ku mubare wa 4 nibo tubashije kubona nonaha bamaze iyo myaka, ariko uko biruga hari n'amaze 26 na 25 na 24 na 10 nibyo nahoze mvuga ngo twarashyingije kandi twakiriye n'abageni. Iyi mikoro muyikore neza ya perezida. Abuzukuru n'abuzukuruza ba korale nifuzaga kubabona niba bari hano bahagaze mu iteraniro. Abuzukuru abuzukuru n'abuzukuruza n'abana babagize iyi korale mwambare niba muhari nk'abo. Muri make abana babagize iyi korale nta n'umuhari. Reka dutange urugero bashaka kuba tubabyumvise. Barahari abagikanani turi umuryango, yego, hano abenshi ni umugabo n'umugore, abenshi dufite amafamiye abana badukomokaho n'abuzukuru. Yemwe mwa bana mwe buzukuru b'ababyeyi bari muri korali abagikanani, reka tujye juru. Niba mwatwumvise nimwigire. Bamwe n'abana bato bashobora kuba batari kumva ikinyarwanda ndi kuvuga, ariko ababasha kubyumva bose yego. Hari n'abandi benshi bagombye kuba bahari ibihamde byombi. Kuko ari abana bagiye gukina. Barahari, oya bari kugenda nahariya hejuru muze kuhareba, barahari nababonye. Abariya hejuru, abandi bari mu nshingano zitandukanye. Murakoze. Reka tworohere iriya nkumi, ziriya nkumi zahagurutse turabashimiye. Mwicarire. Twagira ngo dusangire ibyishimo by'uyu munsi mukuru wanyu, ariko twagira ngo kuri uyu mwanya mbere ko tugira ikindi tuvuga mutugezeho ijambo mwaduteguriye twese abateraniye hano nka perezida, akari ku mutima. Nta kindi navuga usibye gushima. Ndashima abantu mu byiciro bitandukanye.
aba mbere na mbere nshima ni abantu navuga batangije iyi korari twebwe tutarayigeramo, kuko ubu tuvugana nkanjye nyimazemo imyaka igera nko muri 12 hafi aho, ndumva ari nk'iyo. Ariko abo ni bamwe, ni abantu bagiye badutera ingabo mu bitugu badushishikariza gukora umurimo w'Imana. Aba kabiri ndashimira korari Yesaraje twabashije guha ubutumire ngo tuze baze dufatanye iki gitaramo bakaza. Ndetse abandi ni korari Kugana Yesu Family kwaya, nabo nababonye kandi ntekereza ko mwabishimiye cyane. Abandi ni inshuti za korari Abagikanani, amazina yabo ntabwo mu by'ukuri ndibuze kuyarondora aka kamwanya, ariko aho muherereye hose ni ukuri muri abantu beza. Kandi ndashimira n'abandi bantu baturutse hirya no hino baje kwifatanya natwe mu kwizihiza uyu munsi mukuru w'isabukuru yacu y'imyaka 27. Rero muri imfura kandi mbifurije guhirwa, mbifurije imigisha ituruka ku Mana. Twese uko twaje gutaramira muri iki gitaramo cya hano mu isi, reka mbifurize kuzataramira no mu gitaramo tuzizihiza tugeze mu bwami bw'Imana. Amen. Isugira ngo niba ntabasondetse ijambo ryanjye ntiryari ryo gushima, nkomerezeho se. Nababwiye ko dufite rero ibikorwa twakoze byinshi, ariko hari n'ibindi dusigaje kuzakora. Nababwiye imizingo 2 ya audio, wa kabiri wo turaza mu by'ukuri kubagaragariza mu kanya igikorwa nyirizina n'icyagera. Icyo tugifashe mu mutwe. Yego. Icya kabiri ni uko mu by'ukuri twifuza ko indirimbo zose ziri ku muzingo w'indirimbo z'amajwi tuzazishyira no mu mashusho. Twatangiye urugendo, ubu tugeze ku ndirimbo zigera muri 7 z'indirimbo z'amashusho ari kuri iyi audio turi buze kubamurikira uyu munsi, ku buryo umwaka utaha rwose tuzongera tukabatumira tugataramana, tuzitabira. Ndetse dufite YouTube channel ya korari Abagikanani. Ntekereza ko nubwo turi mu rusengero twaje kumva ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Kandi naho network irakora. Yego. Rero ku muntu ufite mu by'ukuri bya bindi bita mega cyangwa se banozi, mu by'ukuri ashobora kujya kuri YouTube channel ku muntu utarakora subscribe, kuko ubu ngubu indirimbo twaprodinzeho mbese dushyize kuri internet zihita zijya no kuri iyo channel, ku buryo umuntu wamaze kuba subscribed ashobora guhita abona iki indirimbo ko igezeho. Iyo YouTube channel yitwa ngo yego, Abagikanani Family Choir. Uko niko wandika. Yego. Baze kugenda cyangwa ndabona bamwe batangiye gushakisha. Mukomeze rwose, feel free, muratubonaho. Izo ndirimbo turi gukora zimwe muri zo zatangiye kugeraho, ndetse n'ushaka kureba ino ndirimbo ya Yubire nayo araza kuyireba, yamaze kugeraho n'izindi nyinshi. Yego. Rero turabashimira nanone, ariko kandi turanabasaba n'ubufatanye. Urwo rugendo rurerure twatangiye, turifuza yuko mu by'ukuri na buri muntu wese wageze ahangaha, wagiye bashije kugera ahangaha, yadufasha ku rugendo. Yego. Ntago ari ibintu bigoye. Icya mbere ni gukora subscription, ni subscription cyangwa subscribe, kugira ngo ibyo turi kubabwira n'ibyo tutababwiye bibashe kubagereraho ku gihe. Yego. President, subscribe, like, comment and share. Byose birajyana. Very good. Ndumva muri kunyumva cyane. Ikindi ni uburyo butandukanye bw'ubufasha butandukanye. Hari ubufasha bw'amafaranga, hari ubufasha bw'amasengesho, hari ubufasha bwo kuza kwifatanya natwe mu gihe haba habaye ibirori nk'ibi n'ibindi bitandukanye duteganya. Rero ubufasha ubwo ari bwo bwose umuryango Abagikanani wemeye witeguye kwakira. Arakoze cyane. Murakoze. Ura president twamushimirira. Reka tumushimire. President. Murakoze cyane. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Mubigenze neza. Murakoze. Ukiri hano
reka dutware ibintu ku ntambwe uko bikwiriye kugenda. nyuma yo gushimira abantu bose, nyuma yo kwishimira intambwe mwateye, mwatubwiye ko igikorwa cya mbere nabanje gufata mu mutwe murashyira ahagaragara album ya kangahe, ya kabiri y'indirimbo z'amajwi. Ntabwo mwabyumvise? uyu munsi barizihiza yubiri y'imyaka 27 bamaze, banashyira ahagaragara album ya kabiri y'indirimbo z'amajwi. Tugiye guhamagara umuyobozi w'iyi ntara, iyi ntara ya kaminuza, umuyobozi w'intara ya kaminuza. Reka dusabe pasiteri aze adufashe gushyira ahagaragara album ya kabiri y'indirimbo z'amajwi. Ubwo kandi iyi album ndatekereza ko iri hafi aha ngaha, itari kuri cano gusa. Pastor murakoze. Dusabe protocol mudufashe kugira ngo pasiteri umukuru w'intara ya kaminuza adufashe gushyira ahagaragara protocol irahari, umuzingo w'indirimbo z'amajwi ugira ko kabiri. Protocol yaje, se protocol kuyibona, protocol inkumi nziza cyane, ndabona batambuka gahoro n'umubyeyi ubayoboye. Yego, muze ahangaha iruhande rwanjye, muhindukire, yego murebe utyo. Nyakubahwa pasiteri, mwagira ngo mudufashe muri uyu muhango wo gushyira ahagaragara album ya kabiri, umuzingo wa kabiri indirimbo z'amajwi za Abagikanani Family Choir. Imana ni nziza ibihe byose. Ninategereje mikrofone ndayibura. Reka dushime Imana, tuyishimire imyaka 27 korali maze ikora umurimo w'Imana, ndetse nk'uko mwabyumvise bakaba barakoze ibintu bitandukanye. Uyu munsi iri tsinda ringana ritya n'abandi bagiye hirya no hino nk'uko mwabyumvise, bari imbere yacu batumurikira umuzingo wa kabiri w'amajwi. Byumvikane ko muri za ndirimbo 700 ubwo bageze ku muzingo wa kabiri barakomeje, siko bimeze? Barakomeje, n'izindi nyinshi ziri inyuma. Uyu muzingo wa kabiri rero ni umuzingo bahaye izina ryitwa Ikanani. Nk'uko korali yitwa nicyo cyerekezo bajyamo. Barifuza ko nanjye namwe abari aha ngaha nituramuka tugize umugisha izi ndirimbo tukazitunga cyangwa se tukazumva, tujye muri iyo nzira Ikanani twese tuzahurireyo. Imbere yanjye rero, ndahabona yego, imbere yanjye ndahabona kano kantu nagakiharya kakantu mfasha mu Kinyarwanda. Kano kantu kitwa iki mu Kinyarwanda? Ni inkoko. Nabitekereje nanga kubivuga ngo ntaze kubeshya. Ubwo rero hano hari inkoko iriho ibyiza baduteguriye, wabasha kureba. Hano hari CD ifunze neza cyane, iriho za ndirimbo zacu mu mazina yazo. Iyi CD iriho indirimbo zigera ku 10. Yes. Indirimbo 10. Indirimbo ya mbere yitwa Bisirayeli, hari indirimbo ya kabiri yitwa Yubire, ngira ngo banayituririmbiye mwumvise imeze neza. Hari indirimbo yitwa Bye Bye, hari indirimbo yitwa Egiputa, hari indirimbo yitwa Inshuti, hari Mesiya, hari Imirimo, hari Urabeho, hari Ururembo, hari n'amabombe cyangwa amabombe. Yego, izi ndirimbo rero hamwe n'itorero rya Cyarwa ndetse na korali Abagikanani tukaba tuzishyize ku mugaragaro. Tugisikiye ku mugaragaro nkuko nabivugaga. CD zirahari hano, hari memory card, hari flash disk, ariko ndahamye ko abazifuza memory card nazo ntizaboneka, nazo ndahamye ko zaboneka. Ubwo rero ni umwanya wa buri wese uri aha ngaha kumenya uko yatunga izi ndirimbo, ngira ngo baraza kudusobanurira. Sizi ngizi gusa bashyira ku mugaragaro, aba bavandimwe bibanze cyane kuri audio,
ariko nzi ko hari na za ndirimbo z'amashusho batubwiraga nazo zimwe zamaze kugera kuri YouTube, bimwe badusabaga gukora bya bindi byose, bimwe ngo bya subscription mwadusabaga bisaba amafaranga ngahe? Umuntu yishyura ngahe kugira ngo abikore? ubundi ni nk'ubuntu Ni nk'ubuntu? ni ubuntu kuko abenshi turabizi neza, tumaze kugendana n'igihe. Interinete yabaye ubuzima bwa buri munsi. Uko umuntu akenera kurya, uko umuntu akenera kunywa, ntabwo wakwanga kugura ibyo kurya ngo nuko bigize gute uri buze gutanga amafaranga. Na interinete yaje mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu uvuga ngo gukora subscribe ni interinete gusa, kandi interinete ni nk'ubuntu. Imirongo y'itumanaho yarabyoroheje, ugura bando z'ibihumbi 3 zikakumaza ukwezi, ukagura bando y'ijana zikakumaza umunsi wose, ni nk'ubuntu. Muvandimwe arakoze, nicyo nashakaga. Byumvikane ko buri muntu wese ufite aka kantu, ibyo bintu abasha kubikora. Yego, ibyo bintu abasha kubikora, nicyo nashakaga. Ni nk'ubuntu. Ubwo rero iyo nkunga tuyibahe. Ikindi gihari rero, izi ndirimbo za video nazo nge na ejo ya mbere narayirebye, ntabwo mbabeshya, narebye imwe ejo hashize, ntabwo narebye nyinshi, ariko ibyo bindi badusabye narabikoze. Ubwo rero ni indirimbo nazo zifite umutwe cyangwa se volume yose ya kabiri ya video ifite umutwe witwa bye bye. Bye bye, tubwira isi yacu ngo bye bye. Abumva rero isi dukwiye kwisezeraho, namwe hariya musimbukireyo, ziriya ndirimbo zitunezeze. Ubwo rero nayo nk'uko audio twashyize ku mugaragaro na video igiye ku mugaragaro, Imana ikomeze duhana umugisha. Yego, ikomeze duhana umugisha. Kandi nk'uko indirimbo mwazumvise ahangaha ziryoshye, byaba byiza turi n'iwacu izi ngizi tuzitahanye, ndetse no kuri YouTube tukajyaho, kandi ndahamya ko tuza kubikora. Uwiteka duhana umugisha twese. Bavandimwe bakira abashyitsi, bashatse ngo umupastor wundi mu iteraniro baramubura, uretse nge na pastor Inyase w'intara ya Butare, ariko dufite trezorier wa Firidi hano. Dufite trezorier wa Firidi hano, uriya ni mukuru kuri twebwe abapastor. Muramwakira? Mwari kubikora? Reka tumusabe yigire ejuru n'umutima mwiza agira, asuhuza abari mu iteraniro. Tumwakire. Wow. Tumwakire mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Urumva ko uretse n'abapastor b'izindi ntara na Firidi turi kumwe nayo. Amen. Ndumva byangereye. Murakoze nyakubahwa pastor, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Reka nsabe izi nkumi ziri muri protokole zihagarara hano hafi, ubwo izi ndirimbo zimaze kugera ahagaragara, mbere yuko yego arakoze pasiteri atwereka rugo ashyize ku mugaragaro. Ubwo iziriya ndirimbo nawe ararazumva, yumva ubutumwa ko bumeze neza. Mbere yuko ngira abandi bantu naha uburenganzira bwo gushyira ibyishimo byabo ahagaragara, twasabwe yuko twihutisha igihe zimaze kujya ahagaragara. Ni byiza ko buri wese azitahana. Perezida yavuze ati turacyafite n'ibindi bikorwa, ziriya ndirimbo z'amajwi tugomba no kuzazishyiraho amashusho, noneho tukaba tunareba n'abaririmbyi baziririmba. Yego, hari icyo gikorwa batubwiye ko bagikeneye ubufatanye bwacu. Yego, abantu bitegure mu kanya turaza kugaragaza ubwo bufatanye. Ariko bamaze kuririmba ivuga ngo yubire mu Kinyarwanda, yitiriwe uyu muzingo w'izi ndirimbo. Yego, reka tubasabe indi ndirimbo imwe nibarangiza imwe gusa. Umuziki wagezemo ubu, noneho mwemerewe guhagararaho ahabanogeye. Perezida arashaka kugira icyo avuga. Reka ntacyo, nuko gende kwibwirira DJ, ntago ari mwebwe. DJ nashake umuziki w'umuragwa. Niko indirimbo yitwa Umuragwa. Indirimbo nziza yitwa Umuragwa, twituye abari hano bose.
kuri kugeragezwa harabashikamye mu kwizera Yesu bategereje umunsi wo kwimurwa mbega ibyishimo nitugerayo aho heza ntihazarangwa ikibi na mubabaro uzageraho heza suzuma itara ryawe ko ryuzuye amavuta umukwe nazasange witeguye mbega ibyishimo nitugerayo aho heza ntihazarangwa ikibi na mubabaro uzageraho heza suzuma itara ryawe ko ryuzuye amavuta umukwe nazasange witeguye dutegereje Yesu kabataragaruka aho kwibaza icyo kibazo reba kutameze nk'abakobwa babi bibwiye yuko bategereje umukwe nyamara ageze ku isi ntibagenda mbega ibyishimo nitugerayo aho heza ntihazarangwa ikibi na mubabaro uzageraho heza suzuma itara ryawe ko ryuzuye amavuta umukwe nazasange witeguye mbega ibyishimo nitugerayo aho heza ntihazarangwa ikibi na mubabaro uzageraho heza suzuma itara ryawe ko ryuzuye amavuta umukwe nazasange witeguye irambuye amaboko iduhoza y'amarira twarize mu isi naho kutwumva ni iby'agaciro kumenyana n'Imana turi ku isi ariko si yo gakondo mu ijuru heza tuzaba yo byiteka mbega ibyishimo nitugerayo aho heza ntihazarangwa ikibi na mubabaro uzageraho heza suzuma itara ryawe ko ryuzuye amavuta umukwe nazasange witeguye mbega ibyishimo nitugerayo aho heza ntihazarangwa ikibi na mubabaro uzageraho heza suzuma itara ryawe ko ryuzuye amavuta umukwe nazasange witeguye mbega ibyishimo nitugerayo aho heza ntihazarangwa ikibi na mubabaro uzageraho heza suzuma itara ryawe ko ryuzuye amavuta umukwe nazasange witeguye
amen amen. Murakoze, reka dusabe abaririmbyi batambuke bajye kwiyicarira. ariko perezida atambuke aze hano tumusabe muri iki gikorwa gikomeye mwizihiza yubile y'imyaka 27. Kutsa ko album ya kabiri ya ndirimbo z'amajwi yitwa Ikanani, hanyuma iyiza amashusho yitwa Bye Bye. Abashaka kureba indirimbo z'amashusho z'abagikanani twarangiwe ngo turebe kuri YouTube channel yitwa Abagikanani Family Choir. President, ibyo mwagezeho harabo mwafatanije, harababahaye imbaraga. Niba bakwiriye gushimirwa, uyu wari umwanya tubahaye kugira ngo mushimire abo bantu. Sylvain perezida aravuga mu gihe ari gutekereza abantu bamubaye hafi nuko buriya kugana Yesu yiteguye kugana Yesu koko. Kugana Yesu rero buriya mu mbaraga zayo nzi cyane bitwaye neza, Imana ibaho umugisha. Biteguye kuza kongera kugira icyo bakora ahangaha ikirangira tugisozanya niyo gahunda. Yego barabari hano turayikora mu minota mike. Niba muri inkwakuzi mwihute twirebe indirimbo za kugana Yesu. Reka perezida avuga. Welcome. Reka mu rwego bwo gufata igihe mu biganza byacu kugira ngo kitaza kuducika. Yego. Ngiye kuvugira rimwe abantu mushimira nka korari. Shimira. Ntabwo mu by'ukuri ndibuze kubarondora bose, ariko baraho. Icyambere itorero rya kaminuza ryatwakiriye kuza gukorera hano igitaramo. Ndasaba umukuru w'intara ya kaminuza atambuke. Ndasaba kandi umukuru w'itorero rya Cyarwa utari Munyaneza Theoneste, yego nawe atambuke, turamushimira cyane. Pasiteri aranyunganiye ati umukuru w'itorero rya kaminuza coordinator w'iki cyumweru. Yego arahari. Umukuru w'itorero rya kaminuza arahari, ariko welcome. Hanyuma uwa Cyarwa ari he? Uwa Cyarwa ndabona Alphonse, ndabona ari gutambuka, ndetse n'ishami rya Nkubi ubwo Nyirimana Jean de Dieu yari hafi yahita aza. Ndetse nkanavuga ni perezida wa korari kugana Yesu yatambuka, uhagarariye korari kugana Yesu, ndetse na Yesaraje yatambuka. Abo bantu ni ingenzi cyane kuri twebwe. Ndahamagara kandi famiye Gadi batambuke. Mu bihe bitandukanye bya korari tubana nayo, batambuke. Tuzi mu by'ukuri imikoranire yacu. Ndetse famiye Theoneste Munyaneza batambuke. Famiye Jonasi cyangwa se umuhagarariye yatambuka. Mugaragu, famiye Mugaragu Jean Baptiste, Muze Mugaragu Jean Baptiste yatambuka. Nararibonye yaje. Famiye Uwiringiye Imana Etienne, famiye Etienne batambuke. Yatambuka nawe yahageze. Ko numva ntaza kurya igihe abandi ko tuza kubashimira mu kindi gihe uwabagejeje kuri aba kugira ngo cyagiye tugifate mu biganza byacu. Hindukira ubabwire ijambo ryo kubashimira, ubahe n'ishimwe. Reka rero mu by'ukuri sabe burya ngo nta amatama masa ntabwo asabira nk'igisigati, nubwo hano tutaje gusaba ahubwo twaje gushima. Ariko burya mu by'ukuri amagambo masa ntabwo ajya ashima. Reka genda ugira uko bigenza. Sylvain Karame, ibintu urabibona ute? Biranejeje. Murakoze korari Abagikanani gushimira ababafashije, kandi iki gikorwa gikomeze kandi uzaba umuco mwiza.
mu ijambo rya perezida barabashimira uruhare rutaziguye mwagize kugira ngo iyi korale ibashije gutera intambwe ihagaze heza tubona uyu munsi, kandi mukomeze kubana nabo bashyigikire. Rya mukuru ndakumva kabiri. hari n'abandi rero nubwo baze gukomeza igikorwa cyo kubashimira, hari n'abandi bavuga bati natwe korale abagikanani turabakunda pe, twifuza ko mukomeza gukora ibyiza, ndetse tutababeshya indirimbo zanyu zo turashaka kuzitahana natwe tukazumva. Abafite imodoka n'abanyarimo za flash bagacomekamo, abafite mashine bari mu kazi bakoresha amakompyuta basha kumva kuri telefone mu rugo, telefone, ekuteri, dukwiriye kumva izi ndirimbo nziza. Burya na televiziyo hari zigira flash. Very good. Hanyuma rero abo nabo bitegure bazi. Reka sinzi niba hano hari ifoto yaba yakozwe. Ntekereza abagomba kuyifata bayifashe. Abantu bashinzwe kuyifata si warokoro batayifashe. Hano kuri flash turi gutanga hariho umuzingo wa kabiri amajwi, ariko hakabaho n'indirimbo ebyiri z'amashusho. Murakoze cyane. Abangaba barashimiwe, Imana ibahe umugisha. Mwarakoze kuba korali abagikanani igeze aha, mwabigizemo uruhare, Imana ibahe umugisha. Amen. Buriya ntibajya kwicarira muyobozi? Yego, bajya kwiyicarira, keretse washaka kugira icyo avuga tukamuha mikoro. Reka mvuge n'aka ngaka gato cyane, ariko ubwo ndashimira na korali abagikanani yakoze igitaramo, yakoze yubi. Reka ndetse mu gihe muri gukomeza gahunda, sabe umuryango wa Etienne niyibikora uze utambuke nawe ufate impano bateguriwe. Murakoze. Etienne niyibikora yahageze, arimo araza. Baraza. Hagati aho abari hano twabasaba kujya kwicarira, keretse ushaka ko tumuha microphone akagira ijambo ari ku mutima avuga rifitanye isano no gutera inkunga korale, ndetse n'undi. Icyo gikorwa twifuza ko kitarenze iminota 10 kugira ngo tujye mu gitaramo nyirizina twumve indirimbo nziza z'amakorale ari hano. Murakoze cyane. Sylvain Karame, ngira ngo yego nibyo tugiye gukora. Sylvain Karame, ndabona ariko kuko kwizera bagira ngo reka tumuhe microphone uyu musaza ubibuke ko amaze imyaka 27 muri korali. Kuri uyu munsi mwiza ntabwo ndi buvuge byinshi, gusa ndanezerewe. Nubwo dukora twikorera, ariko ku bw'umunsi ntabwo twabura inkunga dutanga muri uyu mwanya. Rero jye n'umuryango wanjye muri byinshi dukora tunanyeho 300. Haleluya. Baragira bati jye n'umuryango wanjye duteye inkunga $300. Imana papa kwizera n'umuryango wanyu ibongerera umugisha. Ahawe korali abagikanani. Murakoze. Mwajya kwicarira. Bajya kwicarira habaye. Nundi ushaka kugira icyo yavuga yatambuka, yabo wicaye yabo uri buhagaze hano nta kibazo. Kandi uko uteye inkunga niko uhabwa. Hano hari umuntu ushaka microphone. Imana ni nziza ibihe byose, kandi ibihe byose Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Amen. Nanjye n'umuryango wanjye turashima Imana. Amen. Ushobora kwibaza se kubera iki ndi kumwe n'uno musore? Iyi ni imfura yanjye, imfura ingana na se. ariko mama we nawe ari mu rugo kuko tubyaye vuba, ari ku kiriri, hari akandi kabebe ari kwitaho, ariko ubutumwa mutugejejeho nawe turabumugezaho. Ubwo rero nubwo korali ari iyacu, ni iyacu, tugomba kuyishyigikira igahama. Nanjye n'umuryango wanjye tuzayitera inkunga y'100,000. Amena. Imana ibongerera umugisha. Inkunga y'100,000. Nundi muntu ushaka kugira icyo avuga ku mpamvu y'abagikanani yatambuka, ariko perezida yambwiye ngo aribuka abandi bana atareka gushimira. Reka tubishyire mu minota mike. Nibakomeze gutambuka ntibagire ngo ndi kuvuga, ariko nta rubo ndi kwivugira. Ndasaba famiye Safari Edimong itambuke yakire nayo impano, ndetse na famiye rya mukuru Dieudonné. Ni abantu tubana mu bikorwa bya buri munsi bya korali abagikanani. Famiye Edimong na famiye rya mukuru mutambuke mushimirwe ku mugaragaro, maze mu gihe bari gushimirwa uruhare bagize rutaziguye
ubu nyine famiye rya mukuru Dieudonne yahageze, famiye rya mukuru yahageze. Baduhesha umuntu ushaka gufata microphone kugira ngo atere inkunga abagikanani yaza tukayimuha, namuhaye, ariko turashyiraho n'ubundi buryo kugira ngo igikorwa cyihute. Mwarakoze cyane namwe kuba hari igikorwa mwakoreye korari, mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Ndabashimira cyane kandi turanezerewe cyane kuri uyu munsi w'ibyishimo. Imyaka tumaze Imana iturinze ikaturindira mu murimo wayo, natwe turanezerewe cyane. Ntabwo ni byinshi dukora muri uyu murimo w'Imana, ariko ntabwo twava aha ngaha tutagaragaje amarangamutima yacu dutera inkunga korari y'ibihumbi 50. Murakoze cyane. Amena. 50 bitewe korari abagikanani. Reka rero turebe niba hari abandi, kugira ngo tutabacura umwanya, kubera ko tugiye kwakira korari Kugana Yesu ikaduha indirimbo zayo yaduteguriye. Hari uwo twaba ducikanye? Abatera inkunga korari abagikanani. Reka duhindure strategy. Reka ndebe ko protocol yego, ubwo mbona umuntu ufite zira flash ziri ibihangano by'abagikanani bicaye hariya, umuntu ushaka iriya flash namanuke freely yisanzwe yatambuke yegere uriya muvyeyi. Nizere ko mufite n'agakaramu mukandika contact z'abantu batwaye ibihangano byabo. Rebeka ndagushimiye cyane, uri tayari, mutambuke mwakira ibihangano hariya. Utera inkunga ayo ufite yose turayakira, cyangwa se amasezerano. Twinjire mu gitaramo. Korare mu gitaramo turirimba duhimbaza twishimye. Amasezerano utubwira uti nzatanga itariki n'iyi, utanga telefone zawe wakira ibihangano muri buriya buryo. Hanyuma rero turi kumwe n'abaririmbyi baturutse kure ariko bazi kuririmba. Hari Kugana Yesu, hari na Yesu araje. Ariko Kugana Yesu harimo ababyeyi, nabonye barimo n'umuntu rero mukuru. Wamubonye yarahagaze hano, yahangaha mukuru. Reka tubahamagare, ahubwo twihamagarire Kugana Yesu. Abishimiye Kugana Yesu ko baza kuri stage bakaririmba. Wow, Kugana Yesu ni mutambuke. Shyiraho umuziki wabo. Kugana Yesu mutambuke. Reka tubahari iminota yabo. Indirimbo zingahe? Uretse gato mbaye nkubwire. Uziko abantu bakimara kumenya ko Kugana Yesu yaje hano, twabonye ubusabe. Surabyibuka? Hari abantu basabye. Mu ndirimbo mushyira ku murongo, mwibuke indirimbo yitwa Siku, niko ubusabe buvuga. Siku. Ni Siku. Indirimbo yitwa niba ari Siku, niba ari Siku, niba ari Siku. Simbizi. Bo babimenye. Basikure rero. Rero bararirimba indirimbo, reba ku masaha. Esheshatu tugendeye ku masaha. Indirimbo 3. Bongereho Siku. Amasaha naza turabongereraho izindi. Bahera kuri Siku bakurikizaho izindi 3. Izindi 2. Abyarima uraho neza. Imana guhomogisha. Izindi 2. Uiteka Imana kwishimira. Urabona Habyarimana adakeneye gutaha. Arabikeneye. Nuko rero. Reka indirimbo 3 zose hamwe harimo na Siku muzishyireho. Nibarangiza haraza abasore bitwa Yesu araje. Abishimiye Yesu araje, mwiteguye guhagurukana ababonye Yesu araje. Nimumara kujya hano turavuga umubare w'indirimbo muririmbo, barazivugira bano bantu bari ahangaha. Nimutambuke muririmbe. Tuributsa ko hano hari abantu bafite ibihangano bya korari abagikanane. Abantu mutambuke mwakire bino bihangano. Ntabwo bisaba ko waje witwaje amafaranga, oya, ahubwo uratanga amasezerano guti mu bushobozi rwose kugira ngo nshyigikire umurimo wanyu mukora w'Imana mukora. Inkunga yanjye niyi igihe iki niki. Mutambuke murajya muza kuri ruhande. Zira flash ntagire nimwe batahana, kandi nanjye ndaje ntwareho imwe.
tribune yo hejuru mumbwire ese tuze kumubwira azamuka abegere sibyo byiza twohereze umuntu abegere protokolo abagikanani mushaka umuntu umwe asigare hano undi yegera abari hejuru akaryoshye baravuze ngo abanyarwanda ngo ntabwo gahora mwitama yes gana Yesu we kiretse turaranya ahangaha ariko Sylvie igihe nagize ikibazo indirimbo twabasabye indirimbo yitwa Siku mwayiririmba cyangwa nuko ntacyumva neza buriya baraza kugaruka banze kuvira hano rimwe indirimbo yitwa Siku urumva mushaka kuyitahana Siku ntayo mutahana ntabwo mwayitahana hanyuma rero ntabwo mwayitahana dutanze umunota umwe bakaririmba Siku namwe mukaza mukadufasha kugira ngo bangeriyoni aha kugira ngo nde abagikanani family kugira ngo abagikanani family kwaya zira ndirimbo z'amashwi zizajye no ku mashusho yego hariya dufite abanditsi bariho bandika buri muntu wese ubagannye ndetse hari n'abaza kugira agakeregeshwa baza gushyiraho umuntu ushaka ko tumuha mikoro naze hano ari vuba dore aba nabo barimo baraza kuri mu gihe bari gutunganya ibindi byabo ndabona perezida w'abagikanani agarutse wasanga agiye kutubuza birashoboka muhereze microphone nta gishya ngiye kuvuga cyakoze hari abantu bahoze mu kanya bambwira ariko rero twebwe buriya ikinyoni kigurutse kitavuze bakita icyana niba batakida igishwi ubwo rero byaba byiza rwose muduhaye akanya natwe tukishimana na korari abagikanani tukavuga ijambo ubwo abo bantu rero mu by'ukuri kereka niba wenda bahise bagira nk'impamvu itunguranye bakajya hanze ariko bari babimbwiye ndavuga nti nta kibazo buriya baraza kubaha akanya ni akanyu icyo ni kimwe nkanjye nanihereyeho jye n'umuryango wanjye yatambuka yahoze ambwira ati rwose turaza gutera inkunga abagikanani buriya akunda kuririmba cyane kandi aranabishoboye ati buriya turabatera inkunga y'ibihumbi 25 ariko nanone hari n'umushyitsi wabonye indirimbo zacu arambwira ati undi muyobozi araza kuza kumpera uru rugo ifurashe noneho uwo mushyitsi nawe aravuga ati nzaza mu gitaramo kandi koko yanaje ariko ndamuhamagaye ngira ngo muhe impano nawe namugeneye ambwira ko yagize gahunda yari kuza kujyamo uwo mushyitsi ntabwo ari umudivantiste munsi wa 7 nawe ndaza kumuha furashe y'ibihumbi 25 ubwo ndumva sinzi ba bantu mu gihe bari gutunganya ibyuma oya nibaze reka twumve indirimbo Siku ndabona abaririmbyi bamaze gushyikira microphone abo bantu baze bite mbaha mikoro nabo batubwire ariko yewe okay baje kubaha flash yabo wow Imana ibahungisha murakoze cyane murakoze Siku
ubwo na ba bandi baraza gukomerezaho nta kibazo. kugana Yesu Imana ibaho umugisha murakoze kandi ibakomereze impano mugume mu murimo wayo murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Murakoze, mukomeze mufashe abagikanani mubatera inkunga kugira ngo bakomeze umurimo w'Imana nkuko bawuhamagariwe kandi nkuko batangiye. Abantu se bavuze ko ari cyo bashaka kutubwira, bashaka microphone nibatambuke. Nsabe na Yesu araje batambuke. Ariko abandi bashaka kuba tubaha microphone baze bagire icyo bavuga cyo gufata cyo gutera inkunga abagikanani. Yesu araje kandi mwihangane bagiye kudutaramira twerekeza aho dusoreza igitaramo. Niba hari abantu bashaka gufata mikoro ngo batere inkunga abagikanani nibatambuke. Yesu araje, tubifurije kugana Yesu, tubifurije urugendo ruhire, Imana ibaherekeza amahoro. Karibu, urakoze cyane. Haleluya. Mana nziza. Amazina nitwa Niyontegereje Edizo, nkaba naturutse mu ntara y'ivugabutumwa ya Humure, ni muri firidi y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ni Gisenyi ku mupaka ahitwa Kabuhanga. Ni muri urwo rwego nkunda kuririmba cyane no gushyigikira umurimo w'Imana. Korari abagikanani nambasaba ndi umushyitsi, muraza kundirimbira indirimbo yitwa Mabombe. Aho ngaho ku mupaka narayumvise, nta nubwo nshaka gusiga iriya flash, ndashaka kugira ngo n'abari abakongomani ahitwa Ikibumba baze kumva indirimbo zanyu. Ndi kumwe n'umwana mutoya w'imyaka 3. Amazi nari kuzamugurira tugeze mu nzira muri Hangana, nzanayamugurira kuri telefone ya Papa Kwizera kuwa 2 ibihumbi 10 bizabyahageze. Imana iguha umugisha. Indirimbo ngo yitwa Amabombe. Amabombe. Kandi muhe na flash. Tambuka hari. Okay, it's okay. Yazigezeho. Welcome Yesu araje. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abantu barambiwe muri he? Iyi korari y'abagikanani nanjye nyifitemo abavandimwe banjye nita bashiki banjye Chantal na mukuru wiwe, ni inshuti zanjye cyane. Ntabwo nanjye naza mu gitaramo cyabo ngo mbure inkunga. Chantal azabinyibutse nzabaha 10,000. Urakoze. Umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma. Ambere maso Yesu we. Ambere maso
ambere maso Yesu we nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure Yesu ambere maso Yesu we ambere maso Yesu we nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure mu mubabaro wanjye mu majune yanjye natabaje Uwiteka n'ukuri naramutakiye Imana yumvise ijwi ryanjye mu rusengero rwayo ibyo nayibwiye byose biyinjira mu gutwi maze iransubiza ambere maso Yesu we ambere maso Yesu we nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure naho ingabo z'umwanzi zabamba amahema ziteguye kundwanya kuntera no guca intege mutima wanjye ntuzatinya ahubwo ndakomeza kuko mfite isezerano bazamora bugufi nanjye nzamunambaho ambere maso Yesu we ambere maso Yesu we nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nawe ambere maso Yesu we ambere maso Yesu we nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure andwanira intambara izo nzi neza namenya ngakomeza urugendo beshejwe n'ubuntu bwe gusa mutima wanjye shira ubwoba kuko uhagarikiwe yansezeranije yuko ataza nsiga njyenyine ubu ndatuje n'ukuri ambere maso Yesu we ambere maso Yesu we nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure ambere maso Yesu we ambere maso Yesu we nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure nzajya ndyama nizigure sinzagira ubwoba sinzacika intege ambetse ku mugongo we n'umwami wo kwizerwa hari urubanza ku mutwe wawe rw'amaraso y'umwana w'Imana kamere yawe yaramubambye arashinyagurirwa arakubitwa igitsemani birakabije ibyo yabivanze n'amaraso yambitswe ubusa buri uwabikoze ni kamere dore ibirenge byanjye ntabwo ubutumwa bwiza uratobora dore ibiganza byagabaga imigisha nabyo uratobora hari urubanza ku mutwe wawe rw'amaraso y'umwana w'Imana ahera cyane hari urukiko buri wese agerwaho dore ibiganza byagabaga imigisha nabyo uratobora hari urubanza ku mutwe wawe rw'amaraso y'umwana w'Imana ahera cyane hari urukiko buri wese agerwaho Umwami Yesu baramubamba izuba rimurengeraho abahisi ndetse n'abagenzi bakamunyuraho akubitwa amaraso agataruka bakitazangwa atabanduza bakamureba bakamukwena ngo apfuye nabi nikize ayo maraso bitazaga ngo atabanduza mugenzi hari uwo yatarukiye ku mutima we niyo sabune Abahebura 9:22 erega amaraso iyo atavuye ntiyabaho kubabarirwa ayo maraso bitazaga ngo atabanduza mugenzi
hahirwa uwo yatarukiye ku mutima we niyo sabune. Abahebura 9:22 erega amaraso iyo atavuye ntihabaho kubabarirwa. Maze isaha zibaye 6 igihugu cyose kirijima, izuba naryo rigira isoni zo kureba ubwambure bw'umwami. Maze isaha zibaye 9 umwami aratanga turakomora, icyubahiro kibi cya Yesu yaradutsindiye ari ku ngoma. Umunsi wa mbere wa sabato marayika aramanuka, igitare kirabirindurwa uwo kunesha arazuka. Na n'ubu rwose ni muzima ni nayo mpamvu tumuvuga, urwo rubanza ni urutsinda aragusaba ngo agutsindire. Umunsi wa mbere wa sabato marayika aramanuka, igitare kirabirindurwa uwo kunesha arazuka. Na n'ubu rwose ni muzima ni nayo mpamvu tumuvuga, urwo rubanza ni urutsinda aragusaba ngo agutsindire. Urwo rubanza ni urutsinda aragusaba ngo agutsindire. Tubazani inkuru y'ihumure, abatene buteni mukomere, abatewe ubwoba n'amahwa n'imiyaga bihuruzwa na Satani. Uru rugendo musigeho niyo wagwa mu mwobo kure cyane abana Imana ikura y'umunika mugira igikomangoma. Muvandimwe mubibye akabando k'urugendo, amarira atemba nk'uruzi, urusobe rw'ibibazo niruza, hari Imana itaba ridasabye ibisobanuro. Wowe usenge wongere usenge, niyo waba ufite akuka gakeya, nta munyagara w'isengesho ribamo. Iyo Imana rirangira niyumve, nirumva kandi igatabara. Impamo n'ibihamya turabifite, Yayiro ntiyasabwe ibisobanuro, wa mugore wari wapfushije akana, ariko gusa afite nawe yarasenze arasubizwa. Daniela ari mu rwobo nawe yasenze Imana, Imana imukura mu rwobo imuhindura igikomangoma. Muvandimwe mubibye akabando k'urugendo, amarira atemba nk'uruzi, urusobe rw'ibibazo niruza, hari Imana itaba ridasabye ibisobanuro. Wowe usenge wongere usenge, niyo waba ufite akuka gakeya, nta munyagara w'isengesho ribamo. Niyo Imana rirangira niyumve, Imana irumva kandi igatabara. Jana na uyo nkuru y'ihumure, abatene bututiri mukomere, abatewe ubwoba n'utwambi n'uducumu, baraswa na Satani. Muri rugendo musigeho, niwiringire Imana izaguterera, izakuba bugufi, guhindura igikomangoma.
ibikomangoma muvandimwe umvibye akabando k'urugendo amarira atemba nk'uruzi turirimba twenyine urusobe amarira atemba nk'uruzi urusobe rw'ibibazo niruza harimo ritaba ridasabye ibisobanuro wowe usenge wongere usenge niyo waba ufite akuka gakeya nta munyagara w'isengesho rimamo niyo umwana arira nyina Imana irumva kandi igatabara umva nta munyagara w'isengesho rimamo arya baduhaye indirimbo zingahe Yesu ashimwe DJ hari indirimbo yitwa Nagutwikira irabanziriza iya nyuma Eliya ku musozi Karumeli abwira abahanuzi b'Abari ati icyo nimwegerane musakuze cyane yewe n'Imana yanyu yazindutse barike bagura ntibyagira icyo bitanga bari habe no kubatelefona ariko Eliya mu magambo make ati Mana we igaragariza aha hantu ab'isi bose bamenye ko ari wowe wantumye Uwiteka twitse igitambo umuhungu we Eliya arabyitirirwa abahanuzi bose b'Abari barimo kubibona Eliya yarasenze mu magambo make umuriro uramanuka Uwiteka nagutwikira igitambo uzahambira abambuzi barora Uwiteka twitse igitambo umuhungu we Eliya arabyitirirwa abahanuzi bose b'Abari barimo kubibona Eliya yarasenze mu magambo make umuriro uramanuka Uwiteka nagutwikira igitambo uzahambira abambuzi barora Eliya abonye imikori y'amaraso bamwe basara yarababwira ati icyo mureke nsane igicani wabagari Imana yo mwijuru yenda amabuye 12 agereka hinga cakagura igitambo kugira ngo ahamye Imana neza ati mwegeranye amazi muzuza intangwe nke musuke ku gicaniro ndabereka iyantumye Uwiteka twitse igitambo umuhungu we Eliya arabyitirirwa abahanuzi bose b'Abari barimo kubibona Eliya yarasenze mu magambo make umuriro uramanuka Uwiteka nagutwikira igitambo uzahambira abambuzi barora Uwiteka twitse igitambo umuhungu we Eliya arabyitirirwa abahanuzi bose b'Abari barimo kubibona Eliya yarasenze mu magambo make umuriro uramanuka Uwiteka nagutwikira igitambo uzahambira abambuzi barora senga Imana ivuga ndetse Imana ikora ibisi bihuha iyo abanyena Eliya iri kumwe natwe no muri ibi bihe yasezeranye kubana n'uwari we tuzayiyamaza ashikamye n'uyu munsi ntiyigeze ihinduka n'Imana idakoze isoni senga Imana ivuga ndetse Imana ikora ibisi bihuha iyo abanyena Eliya iri kumwe natwe no muri ibi bihe yasezeranye kubana n'uwari we tuzayiyamaza ashikamye
n'uyu munsi ntiyigeze ihinduka n'Imana idakoze isoni isoni. turirimbane twese. Umunsi umwe w'iherezo ry'iyi si, hari umunsi ntazongera kubona imfubyi, abapfakazi n'abagemurira imfungwa. Kw'iherezo ry'iyi si yabaswe n'ikandamizwa, hari umunsi kuryamirana mu miryango bizarangira. Uwo munsi iyo nkutekereje ndavuga nti zaguruka nzasanga Yesu, zamugwa mu gituza managura amarira mumburize, ashyikirize data wa twese ngo anyambike ikamba ritangirika, ngo ntambagizwe Yerusalemu yeraneye. Uwo munsi iyo nkutekereje ndavuga nti zaguruka. Ibibazo by'abakene byigwa n'abakire, uwo munsi bizabagaranye. Iby'abafundi bahembwa menshi haboneka, uwo munsi bizagira iherezo. Hehe n'imivumo kubaka amarifu cyangwa abayakwa, kuko uwo munsi imodoka zizaba zataye agaciro. Uwo munsi iyo nkutekereje ndavuga nti zaguruka zaguruka nzasanga Yesu, zamugwa mu gituza managura amarira mumburize, anshyikirize data wa twese ngo anyambike ikamba ritangirika, ngo ntambagizwe Yerusalemu yeraneye. Uwo munsi iyo nkutekereje ndavuga nti zaguruka. Uwo munsi ndawutekereza, uwo munsi rwose, maze nkumva naguruka akakanya rwose, akakanya gacukubiri n'ubukonde bw'amazi yo mu isi, kajya kwibera mu yanteguriwe yera. Uwo munsi iyo nkutekereje ndavuga nti zaguruka zaguruka nzasanga Yesu. Twagiye zaguruka zamugwa mu gituza managura amarira mumburize, ashyikirize data wa twese ngo anyambike
kamba ritangirika ngo nambagizwe Yerusalemu yerankeye uwo munsi iyo nkutekereje ndavuga nti nzaguruka. Haleluya. 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 Imana y'umugisha Yesu araje. Reka dushimire mwebwe mwese twakoranye igitaramo. Reka natinze ndarike umuyobozi w'intara ya kaminuza niba ari hafi, abaye atari hafi haze umuyobozi w'intara ya kaminuza. Yes, muze mugire ijambo mugeza ku bitabira igitaramo, then muturarikire trezoriere adusabire umugisha dusoze. Murakoze cyane, mwihangane dusoze twese dusabye umugisha kuko nta kindi gikurikiyeho. Mwihangane ndabinginze, murakoze. Abasohoka imfura zitegereza gusohoka nk'imfura, basohoka mwareka tugasenga. Reka dushime Imana, dushime Imana yabanye natwe kandi tuyishimire ko byose byagenze neza. Ibyabaye byiza. Ikindi dushimire korale abagikanani kubw'ibintu byiza yatuzaniye. Abantu ho kuri kaminuza murishimye. Hari umuvandimwe twari twicaranye hariya ari kumbwira ati ibintu dukeneye ahangaha ni nk'ibi, ibintu dukeneye ahangaha ni nk'ibi. Ubwo rero abagikanani mwakoze, Imana ibaha umugisha. Ikindi korale twabanye, Imana ibaha umugisha. Impano mufite, njya nkunda kubwira abantu iyo bakoze ibintu byiza havuga nti mureke tubikore biri n'imbere muri twe. Mwe mufite n'indirimbo nk'ebyiri zibivuga, hari ungirira ibanga. Ayo mabanga Imana yatugiriye tuyisabe dutangire bushya, tugende turi kumwe nayo n'imitima yacu yose, nibwo iyi mirimo dukora n'ibyo dukora tuzabona ingororano. Uwiteka abaho umugisha kandi twanezerewe cyane. Mu izina ry'itorero rero, mu izina rya Cyarwa na korali abagikanani turishimye. Uwiteka abaho umugisha. Ubwo rero ndumva twasoreza aha.